wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Amasema yo mwisira isi ntizayamenya ariko uzayamenya n'Imana nawe. Iki ni ikinyejana cyo kugaragaza amashimwe ayo wabonye iriya mu ibanga. Sinarizi kuko imbeba zaguteye yari si kandi zagica zibaza ngo ziteguze zamazinjira. Akigitangaza kirabana yawe eraga imbeba Manu turi ni imbeba. Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Yesu ni rehemu. Shukrani za sirini yako. Pesa zimenywa nawe n'Imana yonyine. Uyu munsi wabigaragaje umuryango wa Kigogo. Wenda niba kena bo bari babizi n'ababyara bawe nguri yarevera kato yaratarabimbwe tingazabimbwe. None uyu munsi uratuye wari wagize igitero cyo. Reka mbabwire umuntu wese ufite ikibazo kurumva ko kuyakemuye igitero cy'imbeba iranirwa gukemura icyawe. Ndabukiriza mwana wanyu mubwire ngo tuze umuti. Ijuru riratabaye muri aya mashimwe. Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Nimusabure mu gitaka cya Dawudi. Vuga ngo haleluya. Icyakabiri cya Dawudi n'Imana gushaka kugera ngo imupromotinge ariko irohereza umuntu. Ntawe uzugera hagera adafite umuntu. Mu mashimwe yawe ukeneye umuntu. Aho uzagera hose n'umuntu ukeneye umuntu. Habe na ya Saruni kinyozi ukeneye abantu. Nimugera muri Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Yesu ni rehemu. Mwana Yesu ni rehemu. Samari mwana ya Lukana nyina yitwa Hana. Imana inamubwira ngo Samari nimeona kwa Yesu. Imana yisha kukubona. Wavuze ngo uri mwene nde? Uri mwene Kigogo. Hari n'amazina agira riti. Juruwe. Imana izibaza kubona umusheri muri uru rusengero kugira ngo abakristo bawe Imana ibabone. Ibaza kubona wowe muri Holy Spirit aho nyoboye ntibona abandi bose. Ibaza kureba jewe tele Juruwe.
zagutsikamiye man ijuru ireme ijuru igitero wari ufite kikugoye muri iyi tariki uyu munsi wa none bihite bihagarariraho iyi season urangiza umwaka wayo useka nimuzamura ibiganza haleluya 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 ijuru fata ku mutima wawe ubwira umutima ngo tuza tuzubane n'ireme aravuga ngo ni igihe cy'ingoma yande ya Sawuli kandi uriya mutipe namenya amakuru agandoletwe reka ngubwire foromirere z'abantu zigira urukuta ariko foromirere y'Imana igira adresse ikagira impact address impact address impact address impact tuza kama vusi nduru gusa muri top pressa verbe avoir top pressa ubasubiza ubabwire ngo hii ni wakati ya kwenda kuchanga mazabao gutanga iki ibitambo ababonye iki from there imugeza kuri ki impact turashe ndamukiriza mwene wanyu mwikiranye umubwire ngo uyu mugoroba Imana ije kugukura icyari kikugoye nawe winjire mu mashini ndakurahiriye mureke dusezerane neza kandi niba wari umaze iminsi udaseka nushaka uvuza induru kuko Imana iramanutse kugutabara Bezola n'izina rya Kristo ari muri mu mashimwe yo mu ibanga ariko yizinzaho ekri n'amateka ntukavuga amakuru yose utaragera muri tere numara kugera muri tere bwira abantu iby'ijururutsa imiti ubivuze utaragera muri tere cyangwa ngo baguheze kufura yakabumbu bakavuga ngo ni wewe wizewe iyi kufura ni wowe uyikubita ipange neza numara urebe golikipa neza nurangiza usa n'umuntu ugiye gukubitisha imoso hanyuma uhirike gusaga iki kinyesha kijana n'abanyabwenge iki kinyesha kijana n'abantu bazi kumenya aho Imana yabakuye isho bahamije imbere y'Imana nk'umuhigo bakagisohoza turuwa bagatangariza isi muri pase twageraga amashimwe yari yaratwokamye aratugora ariko bikurikiranye n'ubutayu twagize umva makuru nzarangirize kuri Petero na Yohana naona
alikwenda uko angala la sala sika Tondele. Samuel aragera kwa Yesu zana abahungu ba ishimwe rizariva kure nubona ishimwe riharyihuta kakaroka abana babakubita hariya mu kibanza kimuhira ishimwe rizariva ikabanza ikaguhonga isi ikagucunga ikagukubita imbeba nyine zikakwinjira bamwe murahanga zabariye udutsintsino none ubu nyine usigaye kwandagira nawe nta myaka ukigira Revera Bishop Karegewe turanezerewe ibuka Imana yadukuri wotuma ndinde Eliya baraje kubera kuko season atari yiwe Imana iraceceka Ntukagwanya umuntu ufite season yiwe n'Imana numurwanya ugafwa murindi utakufa haraka ngo season zirahari ariko hariho season ama season arahari hakabaho na season nugwanya umuntu uri muri season yiwe n'Imana utakufa haraka shama ngo bamuzane ijuru ngo riraceceka iyi season ya no Samuel umuhanuzi harabasa ariko muze nta wundi muntu urahangaha mu muryango wawe no ikijuru ryavuze ati hari akandi gatipe imvuga z'abantu zigira urugero bavugiramo reka isi zavuga kwivuga ariko ikiri mu mutima wawe nugishira hagaragara isi ntizareka kuvuga habe n'umunsi Yesu yakijije Bartimayo abantu babanje gusakuza baramuvugira ngo wacakelere umutipa aravuga ngo biri munyehe ndagabihurikana ntukazucicekana ibikurimo nibigera igihe uzoza ubisohora kandi nubisohora ntibizabura abafana habe nayo maboko ufite ari mu butunzi yotuma ishimwe rizamuka ukuwoteka capati ukayikanda cyangwa mandazi abatipe barahanze bafite apeti igitangaza woguramo ikintu gikomeye ugakora igiterane cyo gushima Imana impamvu utarabona amashimwe suko Imana itayaguhaye ukufite umutwe ukagira n'amaso ukagira na maboko shiraho ibindi neza cyane ati ni mumuza Dawudi aramanuka Dawudi alipofika mbingu zikaongea amashimwe yo mwibanga agiye kugera mu gikorwa sasa ceceka nagazi Kampala 2006 2008 zana umudamu umukobwa w'abasinga ni wari umudamu waje wambe ndabubaha cyane akika kweri yamu kandi yamjari y'abana beza n'uyu wa kabiri nawe ntako Imana itagize madame amaze kwitaba Imana twari mwivuga butuma dore wamperekeje n'abagabo ngo barangize bararira babura ukuntu bifata n'abagore ngo muceceke amashimwe ari muri twebwe mu gihe cy'ibibazo cyo dushima Imana mu gihe tutari mu bibazo cyo dushima Imana namantarama mushumba marahe muhuri niwo twasengeraga aravuga ngo Reverend Pastor Mata nabuze uko mvuga ndamubwira peza microphone na mandirimba Mokozi watu anatupa furaha duniani ndari ondangise isirambwira ngo ngiye kugusetsa mu bibazo bizabiza bikagupasiriza ibindi byiza mwe muri ahangaha abanyamurenge bambaye inki 13 kandi zose zarata ndagenda bwiga hodi nigisha abantu ndaje bukibukavu barambwira ngo ibondi baza bakwinka nkozana ifaranga namangenda muri umuntu wanje uri hanze yitwa nziza ampeza $1000 namangana kubandi bagabo batatu ndababwira ngo ngiye gukora ubukwe kandi murabizi gako nasenye kine gitaramo cyangizeho ariko ganda umuntu w'ijuru none gahasigaye urugo rugomba kugira iki rugomba kwinjira mu muriro none habuze zingahe buze ikindi gihumbi kaka kandi nimba hari ikintu kigira riti nimugera muri Imana ibaheze ibisubizo muri ayo maboko yacu Juruwe
biremera juru we tegeka byose se biremera kandi yavuga turi kumwe n'abasore 16 na Bishop Karegeya na Bishop Ruhumuza wabasita babatendere ari muri Amerika barampara reka ngubwire ibisubizo ndibibuze uko abantu bose tubi nuzoza uhura n'umuntu uyafite umugirire neza kubera kuko gukomera suburebure sinubunini ni gitekerezo turuwa nugukora ikimana yagushizemo ishaka tatu nukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro hindukira na mwene wanyu mubwire ngo uko uri umukire ariko impamvu utarabibona ubanye n'abantu kundi kundu ubanye n'aba Rekaronga ndatinda kuri iki kibuga ngo n'abantu bona abantu bose karabanze nta muntu utosengera itaje ubuye twese twahagaze turi muri network imwe ni mwaka bagera gutya mwese tengele pima ofele juruwe tegeka byose Yodan juruwe ninashituku tegeka byose biremera juruwe amushyiraho amavuta ngarangiza amavuta yama muzamukana imvugo zamuzehe zama zihinduka uze gusura bakuru bawe ariko bari baramujanyiriya hari ahantu Imana izimazi kadushira kugira ngo turemere amashimwe mufite nimureke tuvuduke ni imisi mikeya tugiye gukora ibiterane muri za stade ababanjijeyo nabo n'amezi 9 Revera Kado tuzakora ibiterane muri stade gutya Kinshasa gutya bavuga ngo nibande bavuga butumwa Revera Kado Matayo nabandi Australia mu makanisa agiye kuba mato Imana igiye kwagura abantu ubwira abandi z'ijuru z'imitima bavuga ko bahiriwe bavuga ubundi buzima abafite imvugo mubasirarize ubwire kwibemera ibasha kuturengera icya gatatu gira ndangise muntu uzubana amashimwe ngo yagira yiwe wenyine Imana izi gukoresha igikorwa kugira ngo igihugu kigufashe gushima kandi reka nkubwire utarakora igikorwa kizazana ibikorwa bisubiyemo utarakora igikorwa kizazana ibikorwa amakampuni azatangirwa na kapuni amaka atangirwa na ka akabona kujira kuri ma ka ndanezerewe cyane mukomere Imana amashimeshi ingiya esala Ndamahize ya machago yati umuhiwe barangije abagore baravuga ngo noneho sawu yishe ibihumbi sawu yishe bizo so igihugu cyose kirashima ishimwe hari ryo kwiherera hari ryo muri rubanda hari ryo muri stade nukora igikorwa kizazana ibikorwa nukora igikorwa kizazana amashimwe ntangaje uyu munsi wa none aho waruri gazuka mu bitekerezo ureke kuba muto ishuri rw'ibintu yavuze ngo yari afite ubwoba ngo bwira abantu ni bamusenge ngo ndabasha kuvuga Imana yagukoresha gitangaza umugabo akavuga mu Imana kubera abaganga ko bavuze kandi cyo tububaha ariko kwizera ko avuga toya ntabwo bamukuramo ari jewe ari nawe taishi
gena confidence tashi hagarara confidence abandi bagana mu rusengero bagatinda kunezerwa uyibare usiye n'imishyo tangaza sirahera gasuzuguro kararangira ni wowe ufite kurangiza ikibazo kize muri wewe harimo ubutunzi bukomeye twasomye amagambo y'Imana mu byakozwe n'intumwa umugabo witwa Petero yitwa kuko ari umuhanuzi umuhanuzi wo kwizera kandi departement yiwe yarashinzwe gukora amayitaje Yohana akaganira ibijanye n'iby'ubwami bw'Imana no gutanga uruhimbi rw'umwana Yakobo yari revera wa Yerusalemu nawe icyo yarashinzwe entrée na sortie ibijanye n'umutungo la fils peut passer reka nkubwire icyo udashinzwe ntukazucinjiramo umuntu nakurusha kuririmba muheze salute umuntu nakurusha gutegura topic rekurusako umuntu nakurusha gucuruza mwegera guheze intro na development na conclusion kubera kuko hari ibyuzi hari n'ibyo utazi papa turi barebare ariko ibitekerezo iratandukanye kandi uko umuntu atekereza ni kwangana ngo bagara gutya ku rusengero umva ubwenge bwa Petero aravuga ngo okay uyu mutipe afite ibintu bitatu icambere aruhije abantu hano kandi yari afite 45 ari aho ngaho ku rusengero 45 usoma Biblia Matendo ya Mitume 4:13 wamuhomboka urasanga hawe makuru nimba utasoma Biblia birakureba Biblia iravuga ngo yararuhisha abantu dai ekonomi y'urusengero yari yarejegeje umuntu wese yazanye amaturo n'amashini akabanza akadivisa tubayeho kureba entrée tukamenya na sortie tukamenya na reste entrée sortie reste umugore uri umugabo wawe naguheza amafaranga yo guhaha uzugira mubika umunsi umwe ukwezi kugiye kurangira umubwira ngo ndashaka kudusohokana n'abana tuje kuganira bana gusa kumira tugutanzeho 8 ariko wowe ngabitekerezo ugira ngo sheri ngo zashize gira kandi ukagasanduka uzukubitamo ukwezi ni kurangira nurangiza umbwira ngo sheri ndashaka kudusohokana n'abana ufite ifaranga hari ukundi uzuru ryangiriye neza nurangiza ugenda ufungure intro umubwira ngo ndagushimiye reka ngweze ukuboko uri umuntu mwiza abantu bose tugize twoguta ariko kuri dekeya Pima Isaga tatu aravuga ngo ibiri muri twabwe umva ukuntu yakoresheje nubwo ari wowe warugeze muri season ye yo gukora amayitaje tiyavuga ngo nje aravuga ngo twe bavuze neza ubwoko bwacu akira ukuboko ubuno umuntu udakunda ubwoko kuri gito utari musosi uri pumbafu none urabanga Imana ibakunda urabanga waranavutse wowe urimo utakunda ubuhaka igitangaza ndamukiriza mwene wanyu umubwira ngo nimba wari ufite iyo tabiya genda uyivemo ukunda bumuvukana n'ubwoko bwawe hari umuntu hano uva ngo azamure ukuboko wamubwira dadi no aravuga ngo ibyo dufite nibyo tuguha genge kumenya kuvuga imbere y'abantu pana kubomoka amagambo amadafite aho aturutse ngurumva baza witonze ukore ijambo ritegure neza abo ugiye kubwira hano harimo abanyabwenge ndetse bize kukurusha harimo abantu bagenze utaragenda hari aho wageze batuta hari aho bageze wowe utaragera ibintu no kumeza kubomoka ngaha n'ibintu byo kurutera ubwoba ntabwo ari bisho
fata position neza, tegura intro yawe na development na conclusion. Nurangiza usigira umuhagarikizo wa gahunda ure kuvuga ngo hari ibindi neretswe. Manza witende weretswe mbere no mushumba. Ijuru uze rivugiramo. N'ibintu zo kutubwira ngo weretswe ugashogekamo ibyo bintu uwijije mu bindi bintu. Okay ditubyanze hari kumanuka kwa utaratibu. Umwandikira kandi kukuzi écrit mwandikira hari ijambo ijuru ryambwiye niba byoba ngombwa womba umwanya ikintu cyose mumumenye mumwiyeke uyo satani yokahe aramubwira ngo Petero na Yohana walikwenda huko kwenye wakakuta kiwete moto kisipocheza kinaomba chakula. Yame urachari hano tubake basambura ibiganza. Haleluya nimuvuge ngo haleluya. Waramubwira ngo simama ngo atinda guhaguruka. Petero aramubwira ngo tugwete n'amaboko anami mugwata hatisha yisha tugende. Iyo gushigikiwe niki ningwe aravoma autorite y'ubwami bw'Imana bwari muri bo bari bazi ico bafite ikisikinyejana cyo kuranga ico Imana yagushizemo ni mugisohokane mutangire gukora ni mugisohokane kigaragara ni musohora amashimwe namwe ni mutekereze ariko se n'ubundi wari kubutekereza gute kanje mureke mvuga kakamba nubwo nyine babikuye ejo bundi umukobwa waje pendeza nabakunda cyane Imana yamimujata kandi Imana ntizibanza ngo iteguze umuntu utinzamutwara iyo yambere muzehe uraturusha amaboko tuzakomeza tugushima ngo irangize ikore gitangaza ejo bundi ndasenga Mana uyu mukwe wacu ko ari mwiza none ko azamanyerera agenda handi pe ndasenze wa Mana we mfite umukobwa witwa Joyce kandi Joyce iwe nina muremure gakurusha pendeza kandi azagarara gutya naje nahinduke akavuga ngo Joyce sijaiona ingine siku abuzukuru baje bagira peti kuva navuka ariko naje sinari noroshe mama yabyaye abana 13 hitaba babiri data ni kinege nije muri umunawe nabandi akima ma tuzagushima nawe usubi none ngaragize abasukura bakagira peti nimumva ikimana zikora umudamu umwe muri Canada yamambwira ngo umperige nzamutunga ari muri Canada kandi umukobwa w'umunyamurenge ubana n'abantu neza ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo siku uri mukubana n'abantu nabi gute ni bande bazokurerera yawe uko mushinga kubana n'abandi nabi turakwamaganya undi wo muri Amerika usengera umukwe undamugarukaho niyo konkirizire no niyo konkirizire mwitegure ndarangije nabatindiye nabonye ko murasubizwa kandi uko musetse ndakurahiriye ijuru riradushekeje kandi umukobwa uri muri Canada no undi wo muri Amerika nama yamubwira ko ti wa mukobwa witwa Speciose byo muzukuru wawe naje ndamufasha buri itariki ya mbere wo muri Canada aza yohereza namambwira kizi kaza zishika
uzohereza ku mukwe waje gusa naje ko ndahudumiye uhereze ku mukwe waje gusa azabona ijuru n'amatayo ukunda aho twinjiye azabona kuko zinciye zosanga umuntu yagize nk'akirize kamazima kuko naje ku bintu by'urufaranga sindarukomeraho ariko hari abantu bagira ubugugu kugira ngo bashize supaguru mu maboko yabo samure ku bugugu musangire n'abandi ukuga none urabonye ejo tuzabona none bakamuhereza bakansinyara kambwira ati twarangije kohereza none rigeni yarabyusha speciosa ubu rigeni afite amezi 6 none umukwe wanje manyana yaje numva arampamagaye aho shiraba kasiribasha amashim Shima Yesu ima shima ibasaba Yesu umutima uzuye shima 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 Igeze kuririmba ikorari Feza manyana yaje karibu baraza barasaba umugeni twarumva none ubukwe bugiye kuba Joyce mukomere Imana amashi amen icyo mbasaba musenge yego ko buzagende tuzowuta Joyce tuzowuta aje kurera abana naje ariko uzi iyagana ngahandi nozaga ndeba bamukubita kamani katangira kwishima mu mutwe kandi ntanda zirimo ariko zatwamagara babu topike iravuga ngo ugushima Imana turagushimira uwo mwaratwizeye umuryango wande wa Kigogo bashumba mwabahaye nafasi hano turabashimira Revera Kado kubw'aba bantu bose reka nkuramutse uri umuntu mwiza nawe urakomenti woroshe reka mbabwire kubana n'abantu ongera umunda mukiriza umubwire ati uzumenya kuvugira abandi aho batari turangiza muri uku kwezi kwa 12 amatariki twateguye ko ari 13 ariko twavuganye na mukwe wanje kale 20 ko no kuvuga ngo ubukwe buza none ga ndakwimana itabize none musengere muri abantu bese ni muhaguruke ikindi kinyejana cyo gusohora iby'Imana dushizemo tubi mwarakoze n'umuryango wose yambwiye ngo umuntu wahereje tike ngwiza ngo n'umuntu nkunda cyane yewe naje navuze ngo nubwo ndakuze tubi uze kumubwira nyamuneka yemere tuzatuvugana naje musengere nico gusa no shobora nzoza musengere bisho gweno dusengere kubwirisha ubwira Imana ngo Mana ibyari bibabaje imitima y'ababa baseke nabo babona amashini iyi season umuntu wari umaze imisaha yakora ntibicemo zamba bicamo kandi umuntu wari umaze imisi agenda no mucari ibintu ndibikunda ndabarahiriye tuzahura mu kwezi kwa 2 kwa pote yego zahamara icyumweru cyose yego none amakuru nayangaye ijuru n'amatayo n'ijuru na Revera Kado ubu butunzi twabasigiye ni mumenye kutaro urubyaro rwo kwicana n'ukwagura tukavuga rwo kwicana suko kwiba suko kuvuga nabi no kuvuga ineza no gukorera Imana no kubana n'abantu bose ambaho nta bintu by'amoko nta macakubiri ni mwa Kristo